Shani karame ndumva nirukije pe kuko bajyanye Valentine kwa muganga. Yego shanga bitwizere ko aza koroherwa basi. Aha Kagabo karame muto sha ntamwe ndabona mwahangayitse cyane. sha ngabi nta muntu Valentine atababaje pe rwose sinabibahisha ndahangayitse cyane. Ese aba baracyashungereye iki kambirase imaze kugenda umva mwigireyo. sha ukuntu twari twagize ibihe byiza gusa none dore ukuntu birangiye. ndabona bwije ubu sigisigaye si ugutaha. Se wari uri he Gigi? Ebana nari ndi hariya ndeba irambangukira gutabara igenda tu. Umva none se ubu dukora iki? Ubu se nibwije kuri mwe. Umva nimwitahire nge ndabanza ngere ku bitaro sibyo sinasinzira ntazi uko Valentine araye. Natwe ntitwashye. natwe no Umva we gusa mureke tubanze dushimire papa wa Nick. Yego sha mushimire Daddy pe. Kuko niwe waduhamagariye ambulance. We ndabona wa mwarimu bavuganaga agiye. Uze tugende. Ese mwese muracyari hano? Papa ni twashakaga kubanza kubashimira. Mwahamagariye Valentine ambulance. Ndabikoze gushima. Kandi muhumure rwose ubwo Valentine ari mu maboko y'abaganga byose biragenda neza. Daddy. Yes ani. Nkawe umuganga wabonye Valentine azakira vuba. Tubwire. Icyo nakubwira cyo nuko Valentine yababaye cyane. Sha mwese twese tukajya kumureba. Sibyo papa ni. Oya mwese mwamubaye benshi. Muhitamo babiri gusa barahagije. Umva mumve mbabwirewe mureke njye na Giga bari twe tujyayo sibyo? Kubera iki se mwenyine kandi twese turi inshuti za Valentine ntago mbyumva. Njyewe ndi mu bagomba kujyayo no kumvikana n'abantu bo ku bitaro ntibyangora. ariko se muto ahubwo ntugiye gutaha wa muganga ta Ndabanza ku bitaro ahubwo ndaza no kubabwira uko dusanga bimeze ntimunyizeye Ko nta numwe ufite phone se ubwo muraza kutumenyesha gute? Ahubwo ninjye wakagiyeho kugira ngo hajye wowe mutoni. turakoresha mama Valentine ahubwo turi gutari n'igihe tugende Gigi. Umva mwebwe nimutahe turababwira uko bimeze ubundi muzajya ejo sibyo. Abana bazi gushukana baduhenze ubwenge. tugende ani Kiriya bakunze umuziki mwese ni hano kwa DJ Pazo. Mbaye imiziki igezweho kandi ikunzwe ku isi hose. Abantu bumva mu birori ntimuciko ye. Aya niyo mahirwe yanyu mufite nyiri hano. Nanjye sinsigara da. Ntugere utitwara umuziki wo kumvira ijoro da. Umuziki umara imbeho mwana. Gusa manzi wowe uraseka iki? ntacyo da ikorera akazi kawe Pazo. Pazo. Sede nangaye. Bite shaka de. Ni byiza. Sede ni 500 gusa ye. Erega wowe uri umukiriya wanjye w'imena. Nari mbize rwose gutataho utanyuze hano ngo witware imiziki igezweho. Ndatwara sede imwe gusa Pazo. Nawe wagira ngo waje wavunjishije kabisa. Urakoze wangu. Sawa Pazo. Bye. Bye. Mwana ikigo cyacu kirakaze. Urabona abantu bose bitabiriye ibirori by'isabukuru. Umva sha. Nanjye niyo mpamvu ndi umunyamahirwe nyine. Ngomba kugurisha nanjye amasede yanjye yose abantu bose bitabiriye ibirori. Nkabibona impamvu waje wiruka nk'iyagatero uza ku muryango w'ikigo sha. Wagira ngo ubone uko utangira abantu bataha. Manzi, njyewe ndeba kure mwana. Nagomba gukoresha amahirwe yose mbonye ngo mbone amafaranga manje. Imibare yawe nta wayikira. Umva mwana, ahubwo se ufite oya kamere twigo kuri ayo masede yawe. Iki? Indirimbo se niyahe? Winsetsa se. Ubwo se ni gute umuntu nkaho ugurisha imiziki utazi iyo ndirimbo? Ugutangiye kuvuga indirimbo zitabaho manzi. Shayo ntayo nzi pe, sindanayumva kabisa. Nabivuga wowe yizeye karahanyuze gusa nta kindi uzi. Niyo mpamvu nta muntu uri kuza kugura CD zawe. Genda se nyine. Uri gutuma ntikorera akazi neza urumva? Uri gutuma n'abakiriya banshinga. Nakubwira iki? Ahubwo jya uha abantu ibintu bizwi maze rero ko bataza kugura ayo masede biru. Mwana, Driani karaje mani. Reka nshyiremo ya ndirimbo yakunda sha. Urahinda kandi Pazo. Iyi ndirimbo shanda yemera. Nureba se. Erega maze ibyo ukunda yani. Niyo mpamvu nkubonye nkahita nkashyiramo sha. Shawuzi kuna Valentine yikunda cyane. Pazo, sha Divani mitwa nakumenya wo kunda Nick. Ubwo ni gute umenya indirimbo akunda? Zibase.
gusa niba nita ku by'inshuti zanjye zikunda nkabimenya ikibazo kiri hehe. Nasoni mwebwe muri gutera urwenya uko mwishakiye muzi ibyabaye ku nshuti yacu Valentine. Soyusi ngewe se sha ibyo Valentine arampangayikishije pe. Pazo nyihera sidisha hariho Run the World ya Beyonce. Umva nawe numva nayibaye koko ni iriho rwose. Nashakaga sha iriho na ujya unkumbura ndimba Valentine akunda byatari. Ariko ni nta n'ikibazo pe. Niba huguze indirimbo nyinshi Valentine akunda wazimbya tukamukorera CD yazo. Yugushawe byaba ari byiza rwose. Ubundi nkamuha gift ya CD y'indirimbo akunda gusa. Yego sha. Hajye CD nangahe Pazo? Ani ni magatani yonyine gusa. Wow ni na make. Reka mbareke nigendere da. Nabonye impamvu ituma Pazo atita kukugurisha amasede. Ceceka wase nyine manzi. Genda vana usakaho ngaho. Uzabona inyungu y'ibyo nkora munsi uzaba ubona ngera mu modoka yanjye shaka. Nakubwira iki? Nzaba mbibona. Gigi! Yego teacher. Wino ubwire. Ko naringiye se. Nibitinda se. Oya ntabwo bitinda. Nagira ngo nkubwire ko mwaririmbye neza. Rwose mwatwemeje. Murakoze teacher Moses. Hanyuma rero umukuru w'ikigo hamwe n'abandi barimo bagenzi banjye bishimye cyane. Yewe n'ababyeyi bahavuye banezerewe pe. Mbese mwatumye isabukuru y'ikigo itazibagirana. Murakoze cyane rwose. Nanjye byanshimishije kuba twabikoze uko twe twabipanze nta na kimwe gipfuye. Yego. Hanyuma rero ni muri urwo rwego ikigo cyifuje kugufasha kikagusubiza mu ishuri. Jewe gigi mu ishuri cyane mu ishuri. Ubu ngiye gusubira mu ishuri nk'abandi bana. Oya we ntago byashoboka. Birashoboka cyane. Tumaze kureba ibyo wakoreye ikigo cyacu twabyiyemeje. Mana yanjye we umva ndumva narabyiyumvira. Ubu ngiye kujya mpeka igikapu njye ku ishuri. Cyane rwose. Umva kapaze nikazongera kunyirataho. Umva nizere ko nzigana na ba Mutoni. Kwigana na ba Mutoni byaterwa n'igihe waviriye mu ishuri. Wari mu mwaka wa kangahe? Ndumva narivuyemo niga mu wa 3 primaire. Gigi ntuzi se ko ba Mutoni biga mu wa 3 segonderi? Ubwo uzabanza kujya kuri aya mashuri yo hepfo muri primaire kugira ngo ubanze uyirangize. Ngo nguki njye Gigi nigana n'utwana nduta reka ntibishoboka. Ubwo nyine ndabiretse. Oya Gigi ntabwo araburuta gusa harimo benshi mu ngana yewe n'abakuru kuri we kandi biga neza rwose bakanatsinda. Nzi neza ko niwemera ukajyayo uzatsinda kandi imbere hawe akazaba heza cyane. Oya ntabwo byashoboka rwose. Nyine ntabwo najya kwigana n'inzana nduto nyine zitazamenyera. Ahubwo igihe cyanangenda nyereka nigendera. Oya Gigi garuka ubitekereze neza. Aya mahirwe ikigo kigwaye n'imboneka rimwe n'ukuri. Ntabwo bishoboka ahubwo reka nihute njye kuraba Valentine ku bitaro bataranafunga. Yirirwe teacher Moses. Oya Gigi n'ukuri buretse. Gigi Karisi. Yego Rebera. Wakoze cyane kuza kuguma hafi ya Valentine hano kwa muganga. Rebera. Ndakumva. Ukiteka wigirwa ko Valentine ari umwana wanjye nawe. Oya da. Nuko nkeka ko wenda utari kubona uyu mwanya wose. Ikimpangayikishije gusa nuko igihe cyo gusura cyarangira Valentine atarakanka ngo muvugishe. Ariko tukigera hano hari umuforomokazi batubwiye ko basigaye basura kugeza saa moya. Haracyari amasaha hafi nk'abiri. Ese Rebera. Karame. Ubundi Valentine azamara igihe kingana iki hano mu bitaro? Yewe sinabimenya. Aramutse atinze kugarura ubwenge birumvikana ko yatindamo. Valentine. Ni Henry. Valentine uranyumva? Mama. Valentine urumva umeze ute mwana wa? Mwana wa humura. Kuki mwagaruye mu bitaro? Muruzakira. Valentine mwana wanjye umeze ute? Tumva birimo kuza. Yo ni byiza. None rero gute kimeze nabi cyane. Reka njyewe ngende. Ukomeze rero rwari ubukira. Uramuke. Karisi uramuke Karisi. Muramuke. None se ubundi byagenze bitema. Sinamenye n'igihe nagereye hano. Burya nyine wikubise hasi papa wawaje igihe mwari mumaze kuririmba mu birori ku ishuri. Nuko byagenze. Njye rero sini. Nshobora kwinjira? Dogiteri Joseph
nawe si urakomanga. erega rugo nakwinjira ngasanga umwuhagira. Valentin wakangutse urumva umeze ute? Muga tumvise rero nubwo ndyamye wagira ngo igitanda kirimo kuzunguruka. humura urwagara ubwenge n'ibindi biraza gushira buhoro buhoro. Ngaho mbwira neza uko byakugendekeye ngukwe. Njye naketse ko hari yarwaye umutwe kuko yagiye kuririmba atarakira neza. Uye mama tumva atari umutwe. Ese ubundi bikomera wari ufite ubushize byari byatewe n'iki? Muga nyine Muga Valentin aracyananiwe cyane. Ndumva ari kuvuga ibintu biterekeranye. Nibyo koko akeneye kuruhuka. Reka mwihorere nta kindi kibazo mubaza. Nukuri rwose. Kariziti we nikoye ingufuri yakugize ite ko umuntu wagira ngo urayitura umujinya murenge uturuka nikoye ukora gikomo wenda kurukuraho bagiye kwibigeza aya masaha abanyamaguru baje mu bitaro banyura kuri kariya kugiko haruguru wasanga nyamara Kariziti yataye urufunguzo rw'iyo ngufuri. Muzehe Kayiju yewe sinaneze uko ikibasha kwirukanye uranyaruka rwose ukwiye no kujya mu masiganwa. Urashaka rero kudukwiye kunyuze muri uwo muryango. Erega Kariziti ngo umuntu asiga ikimwirukaho ntasiga ikimwirukamo. Uranyumva? Ubwo ushatse kuvuga iki? Kariziti nasugira ngo ntituzama hano usigaranye wawe muri iyi minsi kandi rwose ntidushobora kubyihanganira. Yegora ubwo si byo mwabikuye kandi niwanjye bazi ko nta mahane ngira. None nasobanura ute ko umukobwa wa Valentin aryamye hano mu bitaro? Ibyo ariko bishobora guterwa n'impamvu nyinshi. Izihe? Yego ye impamvu ngaho tubwire ubwo se ni nk'izihe zatumye Valentin bari hano mu bitaro? N'impanuka zinyuranye cyangwa umunaniro yatewe na biriya birori biriwemo. Rekera kubeshya abantu babaga mwatwe Karisi kuko kuri turakuzi. Mukabase mumbaza iki? Kandi umenye ko nk'umuntu w'umugabo ufite inshingano zo guhana abana banjye igihe bibaye ngombwa. Ukaba wumva ibyo wakoreye uriya mukobwa wawe bikwiye se? Valentin yaransuzuguye asuzuguza n'urugo rwanjye. Ntabwo rero nkeneye ubufasha bwanyu ngo menye uko ngomba guhana abo mu rugo rwanjye. Ngo guhana se bishyira umwana mu bitaro Karisi? Umva Kariziti nkubwire urajya impaka z'ubusa niba kandi wumva ushaka impaka ubwo urazijya na polisi. Niko bimeze ngo polisi? Niko bimeze rwose niko bimeze. Mama Valentin watubereye kuko tukavugisha Valentin ningiye na Gigi gusa. Mama Valentin ukuntu twari tugize amahirwe yo gusanga amasaha atararangira tubabarire pe. Ko numva se bidashoboka mwabana mwe. Yibaba we ukuntu ahubwo twari tuzi ngo turatindana nawe. Umva Gigi nawe Mutoni rwose sinanze ko muvugana na Valentin ariko nibwo bakimara kumuha imiti kwaba ari ukumugora rwose. Mama Valentin byibura se wakingura gato ku rugi nkareba aho aryamye. Karame uvuga nka Mutoni ninde? Valentin bite? Ni njyewe. Turi hano Valentin. Muzi ko mushobora gutuma abaganga baturakarira kubera gusakuza kwanyu. Mama Karame uko wabaretse bakaza ko nshaka kubabona. Mama Valentin turakwiginze tureke tumuvugishe pe. Gigi Karame Valentin wanjye muzi kurusha uko mumuzi urumva ubu rero akeneye kuruhuka nta byinshi afite byo kuvuga. Mama Niki Valentin? wabaretse bakaza ko nasinziriye. Ngaho reka mbareke kuko Valentin abisabye ariko mugerageze kudasakuza. Urakoze cyane Mama Valentin kandi ntabwo dusakuza. Muramenye kandi nimumuvugishe cyane. Ikindi kandi n'ibyo avuga ntimubyiteho kuko aracyavuga ibiterekeranye murumva? Ntabwo tumuvugisha cyane rwose. Muceceke gato twumvikane. Mbere na mbere manje kubashimira mwese ku myitozo myiza turangije ndahamya ko dutanga icyizere. Kabuto oye! Ngereho nka kapiteni wanyu ndetse n'abaturage bose bano Kabuto dutewe ishema nuko ikipe yacu ihagaze kugeza ubu. Kabuto timu oye! Intsinzi ni iyacu! Nuko ni iyacu! Abo nitwe baratuzi! Mbere yuko dutaha rero
reka mane nsome lisiti y'abazakina amaci yo kuwa gatandatu aho tuzaba dukina Rutoki. Gusa mbere yaho reka ko cacu James nawe agira icyo atubwira kuri iyi maci. Frank arakoze cyane. Iyi match rero izaba ari match ya gicuti. Tuzakina n'abaturanyi bacu ba Rutoki. None se tuzakinira he? Kagabo woroheje. Rutoki rero niba abashyitsi bacu bazadusanga ku kibuga dusanzwe dukiniraho cya Kabuto. Kagabo wasubijwe. Ni imbere yacu. Natwe tuzajya gukinira umukino wo kwishyura nyuma. Ikindi kandi mugomba kwibuka nuko Rutoki ari ikipe ikomeye rwose. Mugomba gukora iyo mwabaga tukabatsinda, sibyo? Nimwe rega tuzabatsinda. Rutoki bafite abakinnyi babiri cyangwa batatu beza gusa ntibadukanga kabisa. Ikindi kandi murabizi no yaba ari ngiye nyine. Ikipe yacu yatsinda kabisa. Ariko Pazo genda uriyemera ko. Noneho coach wacu James arakoze cyane. Reka mbabwira abazakina iyi match. Hanyuma batari bwiyumve ntibahangayike, murabizi ko mwese mutajya mu kibuga icyarimwe. Abatazakiriye umukino musabwe kuzaza kureba iyi match mugatera inkunga bagenzi banyu. Twumvikane. Kagabo Manzi ko mutitaba uwo nzajya mpamagara ajya avuga ngo yes captain. Pazo yes captain. No. Frank Jeriste ntabwo ariyo. Ni gute izo izina rya Pazo kandi ntigeze mukira mu bazakina iyi match. Asoni. Coach, ndumva nta mpamvu rimwe hari yo kudakinisha Pazo. Niyo mpamvu namushyizemo. Umva, ndavuze ngo Pazo ntazakina iyi match. C'est tout. Kuki se atagomba gukina iyi match? Pazo ni umukinnyi mwiza kandi ushoboye. Dukeneye ikipe nziza kandi ikomeye. Izakina iyi match niyo mpamvu tugomba kumukinisha. Si ngombwa nko gusobanura impamvu ntamushaka, sibyo? Nzi neza ko Pazo azi impamvu. Ariko ibyo byanyu ntabwo bitureba coach. Icyo dukeneye ni intsinzi ku ikipe yacu no kuri Kabuto. Niko Frank. Ndabizi ko twese intsinzi ariyo dukize imbere. Ariko ntabwo ugomba kwitega umusaruro na muke kuri Pazo. Ntabwo ari byo rwose. Cyo nzi ko nzayishishemo ikipe yanjye kabisa. Jewe icyo ndeba ni intsinzi yo kuwa gatandatu nta kindi. Kandi Pazo nzi neza ko azayitugezaho. Urakoze cyane Nata Frank. No. Mwari Manuel, karibu. Ese wabwiye n'iki ko turi hano? Mama Valentine. Karame. Birase se ntiyazanye Valentine twese tureba. Mama, Yambi. Oh, Gaju, Yambi ma. Ko mbona sugiye kurira. Mama, Karame. uzi ukuntu nari nagize ubwoba bwo gusigara mu rugo ndi njyenyine. Humura Gaju, tuza noneho nturi wenyine. Kandi uvuge buhoro udakangura Valentine cyangwa abandi barwayi. Ndishimye kukubona wowe na Valentine mama. Yo, nanjye ndishimye Gaju. Murashimishije kubabona muhoberana rwose. Gaju noneho aratuje. Anuari, ndagushimiye cyane kuba wazanye Gaju. Oya ntabwo nari gutuma asigara mu rugo wenyine kandi bwije. Urakoze cyane ni ukuri. Wanatekereje kuzanira Valentine ibiryo. Urantunguye pe. Ni ukuri sinabona uko ngushimira. Nta kibazo mama Valentine, kandi urakoze gushima. Bishobora kuba binaryoshye rero. Ni ibiki se ko numva bihumura neza cyane? Nizere ko gusa Valentine ari bubibashe. Naho ubundi nazanye agasupu k'ibihumyo, ibirayi bitogosheje n'imboga. Yewe nakanguka arabirya rwose. Ndumva ari bubikunde. Harya ubundi niki cyatumye Valentine yongera gushyirwa mu bitaro? Nyine burya bamaze kuririmba abantu bose babishimiye. Mu gihe twari mu byishimo Valentine yagize atya yikubita hasi. Na se yarahari. Ni ukuri nanjye sinakubwira ngo byatewe n'iki. None se abaganga bo batiki? Ubwo Valentine yari yataye ubwenge atumva. Hari na Dr Gakire se wanikura mubona. Wabonaga yahangayitse. Niwe watubwiye ngo Valentine agomba kugaruka mu bitaro byihutirwa. Na n'ubu se naragarura ubwenge bwagarutse. Imana ishimwe. Ubu arasinziriye no mu kanya twabuze tuvugana. None se Ribera, Karame, undi harya mbere n'iki cyari cyatumye ajya mu bitaro? Nyine turi mu rugo yaranyereye akubita umutwe ku meza.
ese niba ari umutwe yagushije kuki afite ziriya mpfunira ku maboko dore nako we n'ameza yamugwiriye ribera ihangane rwose wirira ariko kandi uramutse ukeneye umuntu ubwira akababaro kawe rwose niteguye kukumva ahubwo ngira icyo nkwisabira Noel ndakumva ntiwangumanira Gaju akarara iwawe kuko nanjye ndi burare kuri Valentine ibyo nta kibazo ribera turaba tugumanye rwose Gaju maze ujyane na tica Noel we wirarireyo sibyo yewe ni ngombwa ko nguma kuri Valentine hano none se wowe na Valentine muzagaruka ryari mu humura tuzaza vuba Gaju muto karame papa niko ni gute ushobora kwigira imbere ya televiziyo ivuga unaririmba nta soni papa nari narangije kwiga ariko niba se warangije ntushobora no kwicara ngo urebe amakuru nari ndi kwandika indirimbo papa kuva ryari se wabaye umwanditsi w'indirimbo ra iyo ndirimbo se ubundi iravuga iki ko ndeba usa nkaho wandika amagambo y'ibyo ntazi ngo ni urukundo we ntabwo ari urukundo papa ahubwo ivuga ku ruhare rwa buri wese mu guhindura isi nziza sana ndebe umuganda wacu wahindura isi tukayisiga heza kurushaho twayisanze jye nawe dushyize hamwe isi twayihindura y'umunezero gusa ndabona amagambo ari meza agiye ubuse wigeze ukora ubushakashatsi ngo urebe ko ibyo wanditse muri iyi ndirimbo ari byo cyane rwose papa nakwiye igitabo muri library yo ku ishuri kivuga ku bidukikije ndagisoma iyi ndirimbo kandi ngoma no kwigisha bagenzi banjye bo mu itsinda ibyo se uzanye n'ibiki ndavuze ngo simbishaka sinzongeye no kubona wandika izo ndirimbo uranyumva papa kubera iki se wambabariye nyine ni ukuri ntibishoboka ibyo twumvikanye urabizi ntabwo uzasubira no muri ayo mateshwa yawe ngo ni amatsinda uranyumva papa wambabariye koko nta kintu nshaka kumva muto papa wambabariye koko n'imodoka zacu zitangirika mama kuryama ntabirambi aho kuvuza radiyo ndumva hano hacecetse bikabije urashaka kumva radiyo mbese numvaga wenda ukibabara umutwe ntacyo reka nyivuze ubu nibwo saa moya ikigera reka bwije abandi barwayi barangije kurya ubu barasinziriye uzi ko numvaga asinziriye nk'ikinyejana cyose ahubwo nanjye nakurenganyaga da ubu si urongera ubona ibitotsira ibitotsi sinabibura ma ahubwo se ubu ndarya iki mama ko numva ashonje cyane yewe icyo kibazo kiroroshye hano hari ibiryo mwarimu wanyu Niwarita yakugemuriye yo ni umuntu mwiza disi cyane ndumva binahumura byoherwa rero byose ni ibyawe kereka niwinanirwa gusa mama fata iyo kanya yindi dusangire banza urye uhage ma nihagira ibisaguka ndabirya biraryoshye cyane ye ubu se noneho urumva umeze ute Valentine mama ndumva ntakize ese wa muganga yakubwiye ko nzataha ryarimo ushobora kuraramo iri joro gusa ikinshimishije gusa ni ukuri gukira vuba Valentine mama birambabaza cyane iyo mubonye ubabaye Valentine mwana wanjye buriya hari ikintu tudakora neza gituma so yitwara kuri njye ntacyo mbona mama wese hari icyo ubona none se ko nk'ubu so yatubujije kujya tuvuga ibibera iwacu uwo mudugudu wose ukaba ubizi ubwo si ikosa ryacu kuko tutakurikije amabwiriza ye ma nicyo utabona koko biriya ni ihohoterwa nta kindi Valentine menya ko asa afite uburenganzira bwo kuduhana cye mangu iki biriya ntaho bihuriye no kuduhana rwose aho singushyigikiye pe ni ihohoterwa nta kindi ariko ibyo bikura he Valentine ariko mama ubu wowe wishimiye kuba naryamye hano mu bitaro
oya rwose papa nta burenganzira na buke afite bwo kunkubita kugeza ngiye mu bitaro. erega tugomba kumufata uko ari, gusa nyine nanjye ndabyemera ko udakwiye kuba mu bitaro. umva mama, nta na rimwe njye ibyo nzabyemera. erega ye uribwira ko wakora iki se mwana wa? ujye umenya ko ukiri muto, hari ibyo utakumva ubu. niba ari ibyo noneho ndashaka kukumenyesha ko njye ntashaka gusubira mu rugo.